reka noneho twanzike n'ikiganiro ubundi iyo tuvuze ibinyugunyugu turabibona mu Rwanda ndetse n'irya no hino ku isi twavuga ko ari ubwoko ki udusimba duteye gute ibinyugunyugu ubundi udusimba muri rusange batwita inigwa habiri haba n'utwo mu mazi haba n'utwo tuguruka ku misozi byose babyita inigwa habiri ubwo rero zimwe muri izo nigwa habiri dusangamo ibinyugunyugu ni udusimba tutagira urutirigongo udusimba tugira amababa ane hari ay'imbere hari n'ay'inyuma udusimba tugira icyo twakwita ururimi rurerure cyane byifashisha mu gushaka ubuki noneho byaba biri gushaka ubuki bikanakora akandi kamaro twe tutazi abantu benshi batazi ariko ko kubangurira imyaka ubwo rero ibinyugunyugu ni inigwa habiri n'utwo dusimba duteye gutyo ni twiza cyane mu kinyarwanda kiza ngo ni inigwa habiri cyane yego hanyuma ibyo ku butaka no mu mazi bitandukanira he ibinyugunyugu biboneka ku misozi cyangwa ku butaka muri rusange ariko utundi dusimba tuba mu mazi iyo bavuze ngo udusimba tuba mu mazi ni udusimba imyiyororokere yatwo ibera mu mazi naho ibinyugunyugu byo bitera amagi ku byatsi ku bihingwa noneho bikabona kororokana naho udusimba tuba mu mazi amafi n'utundi twose tuba mu mazi imyororokere yabyo ibibera mu mazi gusa ntabwo byigera bijya hejuru ku butaka cyangwa ku byatsi cyangwa hehe oya ahubwo byo bibera mu mazi gusa n'indani mu mazi noneho bigakuriramo bikanasaziramo hari ibimara gukura bikajya ku misozi ariko muri rusange ibinyugunyugu ho byo bitera amagi ku ntuza ku byatsi yarangiza kororokana nyine ntabwo ari byo mu mazi biba ku butaka no ku misozi murakoze hanyuma reka turebere hamwe mu Rwanda mwatubwira mu Rwanda habarirwa ubwoko bw'ibinyugunyugu bingana gute kugeza isaha nko mu Rwanda muri Nyungwe nakoreyeyo harimo ibinyugunyugu bigera kuri 70 binarenga ubwoko bwabyo kimwe bibiri bitatu bitandukanye mu ntara y'Uburasirazuba naho nakoreyeyo yose hafi ya yose narayizengurutse ntabwo nabonye akanya gahagije ko kureba byose kuko nta kwezi namaze iyo ndi gukora ubwo bushakashatsi ariko nabonye ibinyugunyugu birenga 86 mu Burasirazuba ubwo ni ubwoko bwazo yego mu ntuza hari Kigali naho nakoreyeyo mu gishanga kiriya cya Nyandungu kimwe bumva abantu bajya gusura yego hariyo ibinyugunyugu birenga 60 urukumva ntabwo twabasha kubona ilisite y'ibinyugunyugu dufite mu Rwanda kuko n'ubu dutangiye kubikoraho ariko bizeye ko mu minsi izaza tuzaba dufite tuvuga ngo mu Rwanda dufite umubare w'inyugunyugu n'uyu murakoze ubwo bivuze ko aho wageze turebe muri Nyungwe ubwoko 70 Burasirazuba ubwoko 80 na bungahe hari ubwo birenga 86 yego ubwo nabyumvise hanyuma reka turebe noneho ku buzima n'imibereho yabyo ubundi bitungwa n'iki ese bikunda kuba hehe ku mazi ubutaka cyangwa se n'ahandi muri rusange ibinyugunyugu bisangwa mu mirima y'abaturage bikaboneka mu byanya bikomye n'ibidakomye bitewe n'ubwoko bw'ikinyugunyugu hari ubwo ushobora gusanga bwibera muri parike gusa hari n'ubwo ushobora gusanga bwibera ahantu mu mirima y'abaturage gusa akaba ariho byibera bidashobora kuba ahandi ibyo binyugunyugu rero hari ibirya ku ndabyo bijya gushaka ubuki mu ndabyo ariho binakorera akazi kabyo ko kubangurira imyaka hari n'ibindi usanga birya ku nyamaswa zapfuye cyangwa se ku myanda hari n'ibindi ushobora kujya kureba ugasanga byibera birya utundi tunyabuzima two mu byondo mbivuge gutyo mu byondo bita mud paddling urukumva biragenda bikajya gushaka twa tunyabuzima tuba mu mazi mu byondo ibindi bikarya ku ndabyo ibindi
tukajya ku bintu byipfishije cyangwa se inyamaswa yavuye mu Kagera y'intare y'inyamaswa ntiyimara twadusigazwa biragenda bikaryaho, hari ubwoko bw'ibinyugunyugu bijyaho nuko bibayeho, ariko akamaro kabyo muri make kujya kuri ibyo byose byarangiza kanabangurira imyaka bitanabiza ariko yego. Hanyuma reka turebe mu buryo byororoka muri rusange byororoka gute? Ikinyugunyugu rero ni ibinyabuzima bitangaje cyane kubera ko biratandukanye. Ntabwo ari nk'abantu ngo tuvuge ngo umuntu avukira amezi 9. Tuvuge nk'urugero, hari ikinyugunyugu bita African Queen Butterflies cyangwa se tugenekereje mu Kinyarwanda ni umwamikazi w'ibinyugunyugu bya Afurika. Ibyo mu Rwanda turabigira. Icyo gishobora kumara nk'ukwezi kumwe. Icya mbere kibaza gutera amagi, kikaba ikinyabwoya. Buriya turiya tunyabwoya tujya tubona tugenda mu mirima y'abaturage mu rugo hose, turaba ari utunyugunyugu, aba ari utunyabwoya tuzavamo ibinyugunyugu mu gihe kizaza. Ibinyabwoya bishobora kukubaba ku mubiri wawe? Kikubaba kiri kwitabara cyangwa kitabizi, ariko nicyo kibamo ikinyugunyugu. Noneho cyamara kuba ikinyabwoya, nk'uko umuntu akura akaba igitambambuga akajya mu kigero cy'ingimbi, nabyo hari ikindi kigero bigeraho. Noneho yakushe y'inyuma y'ikinyabwoya cyangwa y'ubunyabwoya ikakivaho, hakabamo ikindi kintu. Iyo stage ibigezeho noneho habamo ikinyugunyugu kigatangira kuzana amababa, karangira kikaguruka kikongera kigatera amagi, kikaba ikinyabwoya, gutyo nuko ibinyugunyugu byororoka. Reka noneho turebe muri rusange kubera iki ari ingirakamaro kuri twebwe abantu ndetse no ku rundi rusobe rw'inyabuzima. Nk'uko nahereka mbivuga rero, ibinyugunyugu bifite akamaro mu kubungabunga amashyamba. Twebwe nk'abantu dushyiramo imbaraga nyinshi, tugashyiraho abantu barinda amashyamba, bakagenda bakarinda nka parike nk'urugero y'Ibirunga cyangwa y'Akagera cyangwa Nyungwe cyangwa he. Yego. Ariko mu by'ukuri tuba turinda ibisambo, turinda n'abanzi bagenda bangiza ishyamba. Ariko ibinyugunyugu byo akamaro kabyo biragenda bikajya kubangurira bya byatsi byo mu ishyamba, bikabangurira bya biti byo mu ishyamba kugira ngo bikomeze kubaho. Urukundo bifite akamaro kari hejuru cyane. Yego. Kugira ngo ingagi zibeho nuko hari bimwe mu byatsi ziryaho bibangurirwa n'ibinyugunyugu kugira ngo bikomeze kubaho, ingagi zibone icyo zirya. Urukumva bifite akamaro gahagije cyane n'abantu ubwatwe. Twebwe abantu bahinga imyaka, cya kinyugunyugu iyo kigiye kikangurira cya gihingwa cyangwa se imbuto, ibinyampeke n'ibindi byose, tubona gusarura. Bivuze ngo cya kinyugunyugu kitagezemo nta kintu twasarura. Niyo mpamvu rero inyugunyugu bifite akamaro kenshi cyane, bibangurira imyaka. Ikindi muri rusange, ndavuga muri rusange apana ku bantu gusa, ibinyugunyugu ni bimwe mu biryo cyangwa mu biribwa by'ibindi bisimba nk'inyoni n'ibisiga. Ibinyugunyugu rero muri rusange ni akamaro kabyo. Murakoze. Reka turebe wenda ku bijyanye wenda muri iyi minsi habaho ikendera rya bimwe mu rusobe rw'inyabuzima, aho twasangaga ibiti ugasanga muri iyi minsi nta bigihaba, inyamaswa ni gutyo. Twavuga ko n'ubundi no kuri utu dusimba nako ariko bimeze? Niko bimeze cyane, ndetse ntabwo ari mu Rwanda gusa, ni ku rwego rw'isi. Ku rwego rw'isi abashakashatsi bagaragaje ko udusimba tubangurira imyaka harimo n'ibinyugunyugu biri kugenda bikendera, haba mu byanya bikomye, haba mu mirima y'abaturage, hose biri kugenda bikendera, biri kugenda bicika, hari n'ibyacitse kera. Ubwo rero bitewe n'ibikorwa by'abantu, leta iravuga ngo mukoreshe aya mapesticide, ya miti dutera mu myaka ngo twice udusimba twangiza imyaka.
iriya miti rero yangiza urusobe rw'ibinyabuzima harimo n'ibinyugunyugu. Iyo ikinyugunyugu kigeze ahantu wateye umuti wica twa dukoko nacyo kirapfa. Iyo gipfuye duhomba byinshi cyane harimo n'umusaruro. Bivuze ngo u Rwanda turahomba, abanyarwanda bagahomba, n'isi yose igahomba, kubera ko iyo twishwe n'inzara tugura ibyo kurya hanze, urukumva abo hanze barunguka, twe turahomba. Ubwo rero ikintu kimwe mu cyangiza ibinyugunyugu n'utundi dusimba tubangurira imyaka muri rusange, ndi kutuvuga cyane kuko hari aho bihuriye n'ibinyugunyugu, byose bibangurira imyaka, bibangurira n'ibindi bihingwa bitari imyaka. Pesticide cyangwa ya miti dutera mu myaka yica udukoko yangiza ibinyugunyugu cyane. Ziriya mvaruganda dukoresha zangiza urusobe rw'ibinyabuzima harimo n'ibinyugunyugu, ariko ku bw'amahirwe ni uko leta y'u Rwanda ifite mu nshingano no muri gahunda yuko mu minsi izaza, reka mvuge mu myaka izaza kuko ntabwo nzi ngo ni ryari, bari gushaka kureba nihe miti twakora mu biti gakondo byo mu Rwanda itakwangiza urusobe rw'ibinyabuzima ariko ikica twa dukoko, itangije ibinyugunyugu n'ibindi binyabuzima muri rusange. Urukumva rero leta nayo ntabwo iba yicaye, ibifite muri gahunda mu minsi iri imbere. Izo pesticide cyangwa se iyo miti yangiza ibinyugunyugu yica n'udukoko twangiza imyaka izaba yavuyeho, ariko muri rusange kwigisha ukuri, pesticide imiti yangiza yica udukoko nayo yangiza n'ibinyugunyugu muri rusange, nibyo bituma bicika bikagabanya. Uretse wenda ibyo bikorwa wenda byo gufurira imyaka kugira ngo hirindwe turiya dukoko, ubundi hari ibindi bikorwa bishobora kuba byatuma urwo rusobe rw'ibinyabuzima rutitabwaho, reka nkoresha iryo jambo, rwongera rucika. Urakoze cyane. Buriya rero hari ikindi kintu abantu batazi, baba barabizi cyangwa batarize bitewe n'ibyo umuntu yize, kamvuge gutyo. Iyo uhinze ikawa ugahinga n'ibindi byatsi ku ruhande cyangwa ibiti hafi y'ikawa, yego, usanga bya biti byo wateye hafi aho bikurura za nzuki, bikurura ibinyugunyugu n'utundi dusimba tubangurira imyaka, bityo bigatuma umusaruro w'ikawa wiyongera, ariko abantu ntabwo babizi. Ariko ugasanga ikibazo gihari mu Rwanda no ku isi hose, abantu barimo baratema amashyamba, abantu bari gufata ibyanya bikomye bakabyangiza. Iyo babyangije hari urusobe rw'ibinyabuzima harimo ibyatsi n'ibindi byose bigenda bicika. Uko bicitse niko bya binyugunyugu bicika, kuko biba byabuze icyo kuryaho. Muri rusange kwangiza umutungo kamere harimo ibyanya bikomye, gutera iriya miti yangiza udukoko, gutema amashyamba, ibyo bintu biri mu bintu byangiza urusobe rw'ibinyabuzima harimo n'ibinyugunyugu. Hari wenda uburyo nagiye mbona wenda ku bamwe ku bakunda ibinyabuzima, hari uburyo bafata inyoni bakazishyira hamwe, hari abafata wenda bimwe mu biguruka wenda imbeba se n'ibindi byose. Hari uburyo hashobora kuba hatekerezwa kuba bazajya bafata udusimba nk'utu ngutu bakadushyira wenda, niba navuga ko ari zoo yatwo cyangwa se aho tugomba kuba turi, nko mu rwego rwo kutubungabunga, birashoboka? Murakoze cyane kuri iki kibazo. Icyo nakivugaho, turiya dusimba biramutse binashobotse tukatubungabungira muri parike gusa, twakwicwa n'inzara. Turiya dusimba turaguruka tugasura imyaka yacu, tukabona guhinga, tugasarura, tukeza. Bivuze ngo nta buryo buhari bwo gufata turiya dusimba ngo tutujyane mu byanya bikomye nka za parike n'andi mashyamba ari ku ruhande, amashyamba y'akarere cyangwa ayandi yose. Ahubwo icyiza ni uko twareka kwangiza ibidukikije muri rusange, harimo bya biti, kuko bya biti niho twadusimba harimo n'ibinyugunyugu bikura icyo kurya. Ariko ntabwo twabishobora
udusimba ngo tubungabungire muri pariki cyangwa se mu bindi byanya bikomye. Ahubwo twashaka ubundi buryo bwo kutubungabungamo, kuko turamutse tunabikoze abaturage bakwicwa n'inzara, isi yose yakwicwa n'inzara. Umuntu ashobora kubibyaza umusaruro gute bwo ubwatwo cyangwa se nk'urusobe rw'ibinyabuzima by'umwihariko? Ukuntu wabibyaza umusaruro mu buryo bwiza ni uko wajya uhinga imyaka yawe ukayivanga n'ibindi biti, harimo ibiti gakondo bikurura twa dusimba nyine. Ushobora no kuba uhinze imyaka yawe munsi y'urugo, ugahinga jaride. Ushobora guhinga akarima k'igikoni hafi ugateraho indabyo zigakurura twa tunyugunyugu. Yego. Iyo tuje gusura ya jaride tunasura bya bihingwa wahinze, tukifashishwa mu kubangurira, ugasanga ubonye umusaruro uhagije. Nibwo buryo twatubyaza umusaruro. Akabazo k'amatsiko, buriya binyugunyugu wenda mu byo mwakorewe ubushakashatsi gishobora kuramba igihe kingana iki, cyangwa se imyaka yacu, cyangwa se n'amezi n'iminsi, bimeze bite? Ibinyugunyugu rero ariko no mu bantu bibamo, ntabwo ari mu rusobe rw'ibinyabuzima gusa, hari undi rutari abantu. Hari umuntu ushobora kumara imyaka 100, hari n'undi ushobora kumara imyaka 20 bitewe n'impamvu kanaka. Ariko ibinyugunyugu byo mu myororokere yabyo, hari igishobora kuba ikinyabwoya kikamara n'amezi 3 kitari cyahindukamo ikinyugunyugu, cyane cyane ibinyugunyugu biguruka nijoro. Tubyita ibinyugunyugu kuko bifite amababa, ariko hariho n'iyindi miterere ibihuza n'ibi biguruka ku manywa, ariko biriya babyita ibibugu. Ibihugu yego, biriya bigera wenda nko mu nzuki, mitiba, ugasanga zose zavuyemo. Biriya biguruka nijoro. Yego. Ese wamugani ko tukiri aho ngaho kuki bivamo, ushobora kuba cyagwa wenda nko ku mitiba cyangwa se yagera ku mutiba ugasanga inzuki zose zagiyemo. Haba habayeho ubuhe buryo kiba kinuka, nibyo gishyiramo kiriya kibugu, bigenda bite ku buryo kiriya kinyugunyugu cy'ijoro kirashobora kuba cyagera mu mutiba kigahita kivamo hagati aho ngaho, ariko ubwo ntakanyuzemo? Urakoze, ariko cya kibazo ndakigarukaho nyuma. Yego. Mu by'ukuri biriya bibugu ntabwo ari byose bigira ubumara bwirukana utundi dusimba. Hari amoko yabyo ajya ku mutiba, none inzuki zigahunga. Ni nk'uko nawe utajya gufata ku gisura ubizi neza ko ari igisura, ufataho kikagurya ukavuga uti ntabwo nzongera gufataho. Ubwo rero kiriya nacyo hariho ibintu cyifitemo bituma inzuki zihunga. Ibiki? Niyo mpamvu ubona cyaguye hariya ku mutiba, zarangiza zigahunga zikigendera. Ni ibiki buriya? Ni utundi tunyangingo biba byifitemo mu mubiri wabyo, bituma kinukira ibindi binyabuzima bikiri iruhande. Noneho cyangwa hari ku mutiba, inzuki zikumva agahumuro katari keza, tubivuge gutyo, noneho zikaba zirigurukiye zikigendera. Buriya ubuki se umuntu yaburya? Ubuki waburya kuko ntabwo buba bwangiritse. Ibyo nk'abantu bize kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima turabibona cyane. Nka bya binyugunyugu nakubwiraga, umwamikazi w'ibinyugunyugu bya Afurika cyangwa African Queen Butterflies, kiriya hari inyoni zishobora kukirya n'izindi zitakirya, kubera ko gifitemo mu mubiri wacyo utunyangingo tunukira izo nyoni. Cyangwa se nk'urugero, ni nko hari umuntu urya inyama undi ntazirye. Yego. Nabyo ubwabyo hari utunyangingo biba byifitemo, ku buryo ningera hariya ngewe ya nyoni ntabwo irandya, ningera hariya cya gisiga ntabwo kirandya. Ibitatangurirwa ntabwo bishobora kunjya, kubera ko ngewe mfite ubwirinzi. Twabwita nk'ubwirinzi kugira ngo za nzuki zitakirya, ahubwo zigihunga zigendere. Ariko nta hantu biba byahuriye n'ubuki. Hanyuma reka tugaruke nanone ku buzima nyine kiramba igihe kingana iki muri zanina cya kibazo cyacu. Yego. Hari ikinyugunyugu rero gishobora kumara icyumweru kimwe
hari igishobora kumara ibyumweru 2, hari igishobora kumara amezi 3. uri kumva bitewe n'imiryango byaturutsemo uburambe bwabyo bugenda butandukana. Ubwo iki ishobora kuramba igihe kinini, iki ishobora kuramba igihe kingana gute, igitoya kingana gute? Aho nabashije gusoma nabonye hari igishobora kumara amezi 3, ariko ikiramba mu minsi mike yishoboka gishobora kumara icyumweru kimwe cyangwa iminsi 14. Ubwo cyavuyemo biriya byose kikanaguruka muri rusange icyumweru. Muri iyo minsi kiba kiri ku isi, kiba kirimo kuryoherwa indabyo, kiri kuryoherwa ubuki bwo mu ndabyo, kinabangurira imyaka, kinatera n'amagi, cyororokana. Yego. Cyarangiza cyamara iminsi 7 kikipfira, cyamara iminsi 14 kikipfira, cyangwa cyamara amezi 3 kikipfira. Wasanga no hanze wenda hari n'ibishobora kumara umwaka. Urukumva byo biba byarabayeho neza bitewe n'iki naho byakomotse. Yego. Buriya nabyo bigira imiryango, bigira imiryango bikomokamo. Niyo mpamvu hari bishobora gusanga biri kubangurira gusa, ariko akamaro kabyo hari ibindi birya ku ntuza kuri bya inyamaswa zipishije cyangwa se zashaje, cyangwa bikarya ku myanda. Urukumva nabyo bigenda bitandukanye. Yego. Hanyuma muri iyi minsi turimo kurira tutihindagurika ry'ibihe ryabayeho, ariko se ryageze no kuri izo utwo dusimba twavuga ko natwo nabyo ari ibinyabuzima? Iyo tugende ku mihindagurikire y'ikirere tureba kure cyane, kuko nko mu Rwanda wenda urebye nko mu myaka 10 ishize ukareba urusobe rw'ibinyabuzima twari dufite n'ibyo dufite kano kanya, hari ibyagiye bihinduka, hari n'ibyagiye bicika. Tuvuge nk'urugero, ibinyugunyugu nabonaga kera nkiri umwana ntabyo nkibona kano kanya. Bivuze ngo ntabwo byari bizwi na kano kanya, nta n'umuntu ubizi kuko nta muntu wigeze abikoraho ubushakashatsi. Ibyo byaracitse, byaragiye. Ubwo rero uko ikirere kigenda gihinduka bikozwe n'ibikorwa bya muntu, imirimo dukora, gutera iriya miti yangiza udukoko, gutema amashyamba, gutwika, gufata ibyanya bikomye tukabihinduramo ibyanya byo guhingamo. Ibyo byose biri mu bintu bituma habaho imihindagurikire y'ikirere, ariyo igira ingaruka kuri rwa rusobe rw'ibinyabuzima, harimo n'ibinyugunyugu. Noneho byarangiza bikatugiraho natwe ingaruka, kuko iyo cya kinyugunyugu gipfuye ntabwo tubona udusimba tubangurira imyaka. Turahinga, ibangurirwa ntiribaho mu myaka, wajya gusarura ugasanga nta kintu kirimo, nta mpeke, ntaki, warangiza ugasarura umusaruro udahagije. Iyo niyo ingaruka y'imihindagurikire y'ikirere ku rusobe rw'ibinyabuzima no ku bantu muri rusange, ariko n'ubundi biduturutseho. Yego. Usanga muri iyi minsi hariho gahunda yo kuvuga ngo ni kuristoringa forest restoration, ni landscape restoration n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nyine byo kongera gusubiranya ibyanya, gusubiranya ibinyabuzima, cyangwa se kongera kugarura ibinyabuzima byagiye bicika. Hari uburyo bishobora kuba byakorwa n'ubundi ibyo binyugunyugu nabyo bikagaruka? Leta y'u Rwanda ndayikunda cyane kubera ko buri gihe iba ifite ukuntu ibitekerezaho. Tuvuge nk'urugero ko mu ntara y'Uburasirazuba hari imishinga myinshi itandukanye ijyana no kugarura ibinyabuzima, harimo ibyatsi n'urundi rusobe rw'ibinyabuzima rwose, inyamaswa n'ibyatsi byacitse. Niyo mpamvu hari ahantu uzagera ugasanga hari abayobozi batandukanye bari gukorana n'abaturage cyangwa abaturarwanda bijye gutyo mu gutera ibiti, cyane cyane bibanda ku biti gakondo, kuko bya biti gakondo nabyo biri mu bintu bituma tugira umwimerere w'ibinyugunyugu byacu. Ariko bya biti biba byaraturutse hanze,
gishobora kuza kikangiza ibinyugunyugu n'utundi dusimba tubangurira imyaka, bikangiza n'ibyatsi bya gakondo. Ubwo niyo mpamvu kano kanya leta y'u Rwanda irimo kugerageza uko ishoboye kose kugira ngo tugarure ibinyabuzima byacu byakize, n'ibiri gucika twongere tubigarure mu buzima, kugira ngo mu minsi iri imbere tuzabe dufite, niba tuvuze ngo ubutunzi bwacu tubuteze ku dusimba tubangurira imyaka, tugomba guhinga ibiti gakondo, ishyamba ryangiritse, ibyanya byangiritse tukabisana, barangiza twa dusimba two turigarura, ntabwo tuduhamagara, turaguruka aho turi hose tukavuga ngo hari ahantu hari ubuzima, reka tujye hari ahantu. Mu burasirazuba bagaruye ibyanya byari byarangiritse, babisubije ku kigero cyiza. Hano kanya hari ubuzima, hariho ibyo kurya, hariho amazi, hariho ibintu byose dukeneye kugira ngo tubeho, reka tujyeyo. Iyo bya binyugunyugu rero bihageze, n'utundi dusimba twose tubangurira imyaka biraza bigasanga ahantu ni heza, bikahishimira, bikabona ibyo kurya, bikabona indabyo, bikabona ibintu byose. Iyo birangije gukora icyo sasa, niho bigenda bigasura imyaka y'abaturage, bigasura imirima yabo, haba amakawa, haba ibishyimbo, haba ibinyampeke muri rusange, barangiza tugasarura tukeza. Ubwo rero leta y'u Rwanda nayo ifite muri gahunda n'icyo turi gukora kugira ngo tugarure ibinyugunyugu n'urundi rusobe rw'ibinyabuzima rwacitse. Murakoze. Bivuze ko aho dushobora kuba twasanga ibinyugunyugu bisobanuye iki? Bisobanuye ko hari ubuzima. Ibinyugunyugu biri mu bimwe mu byerekana imihindagurikire y'ikirere. Aho usanze ibinyugunyugu byinshi haba hari ubuzima, ikirere kiba kitarangiritse. Ikirere cyangwa ubutaka? Ikirere, iyo tuvuze ikirere nk'abanyarwanda twumva iki tubona mu kirere nyine ikirere, ariko mba mvuze ahantu cyangwa iyo tuvuze icyanya, ni ibyatsi bihari, ni ubutaka buhari, ni amazi ahari, ni urusobe rw'ibinyabuzima rwose buhari. Cyangwa iyo tuvuze ibidukikije, iyo tuvuze ibidukikije ni urusobe rw'ibinyabuzima, harimo udusimba tubangurira imyaka, harimo utundi dusimba muri rusange twavuze ko babyita inigwa habiri, ni nako twitwa, uri kumva? Harimo ibyatsi, ni ukuvuga ngo natwe turimo, icyo nicyo twita ahantu. Yego. Ubwo bivuze ko aho dushobora kuba twabisanga hari ubuzima? Yego, nicyo bivuze cyane, kubera ko kano kanya uramutse ugeze nko muri Nyungwe cyangwa ukagera mu Kagera, ibinyugunyugu wasangamo, hari ibyo wabona biri mu Kagera biboneka no mu mirima y'abaturage, ariko hari n'icyo wasanga mu Kagera kitagera hanze mu mirima y'abaturage, kubera ko ibintu bigitunga, ibyatsi kiryaho byibera mu Kagera gusa. Ubwo rero ukumva mu Kagera niho hari ubuzima, kuko hariho ibinyugunyugu byinshi. Ahari ibinyugunyugu bike, ubwo environoma cyangwa ibidukikije biba byarangiritse muri rusange, nuko twavuga. Yego. Hanyuma mu kugana ku musozo se, hari icyo ubwira abanyarwanda uretse ziriya butumwa watagarukagaho mu minota nk'ibiri cyangwa se mu munota umwe? Gira icyo ubwira abaduteze amatwi none aha ngaha. Ariko kandi natubwira wa mugani mu bushakashatsi bwanyu mukora, mubona bihura gute wenda n'iterambere n'imibereho by'abaturage? Ubwo ndavuga ku bushakashatsi mukora ku bijyanye n'utwo dusimba tw'ibinyugunyugu. Murakoze cyane. Icyo nakangurira abanyarwanda ni uko ikintu cyose gifite akamaro. Nk'ubu hari abantu benshi batazi akamaro k'ibinyugunyugu, ariko umuntu wakurikiye radiyo kano kanya azi akamaro kabyo n'icyo yakora kugira ngo abibungabunge. Ndetse usibye n'abaturage gusa, leta y'ubwayo, abayobozi bo hejuru n'abo hasi bose bari gushyiramo ingufu kugira ngo tubungabunge urusobe rw'ibinyabuzima muri rusange. Ubwo rero ikintu nakangurira abanyarwanda, niba leta ivuze ngo uyu muti kuwutera mu myaka ntabwo byemewe, reka tubyubahirize kugira ngo tutaza kwangiza
rwa rusobe rw'ibinyabuzima hato natwe tukabura icyo kurya.